imiraba imwe iroherezwa, iyindi ikemererwa kutugeraho, kandi hariho n'imiraba twikururira twebwe ubwacu. Kandi imiraba twikururira twebwe ubwacu iragorana cyane mu buryo tuyitwaramo kugira ngo tuyivemo. Muratumiwe mu kiganiro Nkoraho Mwami kigizwe n'inyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezwaho na Dr. Charles Stanley. Abana bato kenshi batinya imirabyo y'inkuba, cyane cyane iyo iyi mirabyo ije mu ijoro. Birashoboka ko nawe waba waratinye iyo mirabyo igihe wari ukiri umwana. Kubera ibyo waba warihishe mu buriri ngo bitakugeraho. N'urusaku rw'inkuba rwashoboraga gutuma wumva ubuze amahoro. Mu by'ukuri washoboraga kumva ufite amahoro igihe wumvaga ko ukingiwe imirabyo. Urabizi, igihe imiraba y'ubuzima ihungabanije ubuzima bwacu, tugira ubwoba nk'abana, hanyuma ugasanga dushishikajwe gusa n'ibyo bibazo ari byo tuzirikana, tukibagirwa ko turinzwe kandi dukingiwe n'urukundo rw'Imana. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aratwibutsa ko Imana yadusezeranije kubana natwe igihe duhuye n'imiraba. Iduha iyindi mpamvu igaragaza ko duterwa intege, kuko Imana ibona kandi igenzura ibitubaho byose. Igihe ibyo urimo gucamo mu buzima bikubereye nk'umuraba uturutse impande zose z'ubwato, cyangwa umuraba wikubita ku mabuye y'urutare, ubyitwaramo gute? Mbega ureba cyane ku bakuvuma cyangwa abakugaya, cyangwa uhanga amaso Imana? Ni gute witwara iyo miraba n'imiyaga bije mu buzima bwawe? Kubera ko tuba mu isi y'ibyaha na Satani n'ibindi bibi byose, kandi rimwe na rimwe twikururira twebwe ubwacu imiraba mu buzima bwacu. Ariko iyo miraba n'imiyaga bije mu buzima bwacu tubyitwaramo gute, cyangwa dukora iki? Ibyo nibyo nshaka kuvugaho muri ubu butumwa bwiza ku byerekeranye n'igihe duhuye n'imiraba. Ndashaka ko turebera hamwe ubutumwa buvuga ku buzima bwa Kristo, kandi ibyo bihe ntibijyanye gusa cyangwa ntibitwereka gusa iby'ubuzima bwa Yesu Kristo, ahubwo binatwereka natwe uburyo twakwitwara. Ni by'ingenzi byo kuzirikana igihe duhuye n'ibikomeye mu buzima bwacu kugira ngo tubisohokemo mu kunesha n'insinzi. Turebere hamwe muri Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 14 umurongo wa 22 tugeze kwa 33. Ubu butumwa butwereka aho Yesu Kristo yahagije abantu 5,000. Yesu yabwiye abigishwa bati ko agiye ku musozi gusenga. Dusome ngo uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya. Amaze kubasezera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Nuko bwari bugorobye ariyo wenyine musa. Ariko ubwato bugeze imuhengeri buteragizwa n'umuraba, kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko aza aho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati mbese ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana n'abati, nimuhumure ni njyewe, mwitinya. Petero arabasubiza ati mwami, niba ari wowe untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangira kurengerwa, arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata, aramubwira ati yewe ufite kwizera gukewe, niki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Kenshi na kenshi igihe dusomye ibi byanditswe byera, ikintu gisa naho kiza mu mwanya wa mbere nuko Yesu yagenderaga hejuru y'amazi. Ariko icyo si ikintu cyari gikomeye, ahubwo twari dukwiriye kuzirikana ko ari nawe waremye amazi. Ariko ubutumwa buri muri ibi byanditswe ni ikintu azi ko duhura nacyo, kubera ko twese tunyura mu miraba y'ubuzima.
rimwe na rimwe tubona imiraba iza kandi dushobora no kubona ibicu by'imiraba byegerana ku mpande mu gihe runaka, kandi rimwe na rimwe ugasanga bitugeze hejuru bitaduteguje bikadutungura. Ariko imiraba izaba kimwe mu kubaho mu buzima bwacu igihe cyose tuzaba turi muri Yesu Kristo kandi turi no muri iyi si. Ariko ikibazo ni iki: mbega tuzitwara gute mu gihe cy'imiraba? Kandi ni ubuhe buryo bwiza twabyitwaramo? Kandi n'iki Imana ishaka kutwigisha mu gihe turimo kunyura mu bihe by'ibigeragezo n'imivurungano? Ibyo bihe bikomeye ni ibigeragezo hamwe no gutotezwa kandi ku buryo butunguranye. Icyo nicyo twita igihe cy'imiraba mu buzima bwacu. Igihe cy'imidugararo twumva tudafite umutekano muri twe kuko tubona izo ngorane zitureba. Ibyo tuba turimo gucamo biba birengeje ubushobozi bwacu, tukumva bitunanije, dukubiswe nabyo, tugambaniwe n'umuntu cyangwa ubuzima bwacu butugoye. Mbega muri icyo gihe tubyitwaramo dute? Ndizera ko hari amasomo muri ubu butumwa ashobora kudufasha twese, kandi isomo rya mbere ni uko imiraba iza mu buzima bwacu nubwo twaba turi mu bushake bw'Imana idushyikaho. Urabona ko kenshi iyo duhuye n'imiraba uko twitwara nuko twibaza niba twarakoze icyaha, turibaza kandi tuti mbega ntabwo twumviye Imana, cyangwa tukibaza ngo dushobora kuba tutari mu bushake bw'Imana. Sibyo, imiraba ishobora kuza mu buzima bwacu n'igihe tuba dufite ukuri kandi turimo no mu bushake bw'Imana. Ubu rero ku byerekeranye n'imiraba, ibyanditswe byera bitubwira ko hari abantu 5,000 twongeyeho abana n'abagore bahagijwe na Yesu, kandi igihe Yesu yari amaze guhaza abo bantu yaravuze muri Matayo 14:22 ati uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya. Amaze gusezerera abantu, tubona abigishwa inyuma hagati mu muraba no mu mwijima w'igitondo, kandi bari bari aho Imana yabohereje kandi bakora icyo Yesu yababwiye gukora. Ariko ibyo ntibyababujije guhura n'imiraba nubwo bari mu gikorwa cy'Imana, kandi ntibyatewe nuko bari bakoze ibyaha, ahubwo bari aho Yesu Kristo yababwiye kujya kandi bari bahari mu gihe gikwiriye. Biragaragara ko imiraba yakomeje kubana n'abigishwa ba Yesu kugeza Yesu aje agendera hejuru y'amazi. Ariko ikintu cy'ingenzi ni uko hazabaho igihe mu buzima bwacu aho Imana izatwoherereza aho izi ko tuzahura n'imiraba. Ntibuzaba ari amahoro kandi nta nubwo hazaba hari umutuzo, ahubwo bizaba ari imiraba n'ibihe bikomeye, aho tuzananizwa, tugasa n'abakubiswe, ndetse tukumva twabivamo tukabireka kuko tuzumva tutabishobora. Rimwe na rimwe Imana itwohereza muri ibyo bihe bikomeye kubera ko izi ko tuzumva uburemere buri muri iyo miraba, bityo bikaba byadutera ubwoba igihe twaba dufite uruhare ku byatubayeho n'Imana itabigenzura ngo itwiteho igihe turi muri byo. Kandi Imana ishobora kutwohereza muri ibyo bihe bikomeye mu gihe tudasobanukiwe impamvu yabyo. Ariko kuba mu bushake bw'Imana ntibishobora kutuvana mu miraba y'ubuzima, ahubwo kuba mu bushake bw'Imana bishobora kuba intandaro yo kuza kw'imiraba mu buzima bwacu. Turebeye no kuri babigishwa ba Yesu, dusanga ko bari bari aho bagomba kuba kandi mu gihe gikwiriye bagombaga kuhaba bakora icyo Umwami Yesu Kristo yabohereje gukora, ariko bisanze bari mu miraba ikomeye. Akenshi na kenshi Imana iba ifite intego n'impamvu izwi neza mu kureka imiraba ngo ize mu buzima bwacu. Imana ireka imiraba ngize imwe n'imwe ikaza mu buzima bwacu, ariko hari n'iyindi miraba twikururira mu buzima bwacu twebwe, kandi imiraba twikururira twebwe ubwacu irakomeye cyane kuyirwanya no kumenya uko twayitwaramo. Ariko imiraba abigishwa ba Yesu bahuye nayo ntabwo yatangaje Yesu Kristo, kubera ko hari imiraba y'uburyo bubiri. Bene iyo miraba iza kugira ngo ikosore, kandi hari n'imiraba yo gukuza no kudutunganya ku rugero rushyitse. Niba hari ikintu Imana ibona mu buzima bwacu gikwiriye gukosorwa, yohereza umuraba kugira ngo itwibutse, tukumva
turi kure yayo tudafite ibyiringiro, ibyo bituma dutangira kugira ubushake bwo kumva ijwi ry'Imana no kuyiringira. Rimwe na rimwe usanga imiraba ije idafite intego yo kudukosora, ahubwo ifite intego yo kudutunganya tukagera ku rugero rushyitse. Kandi iyo niyo ntego y'ibanze y'Imana kubigishwa mu kureka ngo bahure n'imiraba. Imana ikora ikintu kidasanzwe kugira ngo ikuze abizera, ibareke kandi ibiyereke, kugira ngo ibatunganirize rwose kuba ibikoresho bikwiriye ku murimo yabahamagariye gukora. Kandi nanone Imana yari izi ko abigishwa ba Yesu bagomba guhura n'imiraba mu gihe cy'ubuzima bwabo no mu mirimo yabo. Bityo icyo bagombaga gukora kwari ukubaha ibyangombwa no kubakomeza no kubigisha uburyo bazitwara mu gihe cy'imiraba. Mu gihe uzaba urimo kureba no kwiyumvira kuri ubwo butumwa bwiza, twibuke icyo Yesu Kristo yavuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 16:33 ati, ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri jye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Yesu aravuga ngo muri iyi si hazabaho imivurungano. Ibyo bivuga ko hazabaho ibihe byinshi mu buzima bwacu. Ushobora kureba ku miraba n'imiyaga myinshi uko ubishaka kose, ukanabyitotombera, ariko ntushobora kuyihagarika. Kandi hari imiraba n'imiyaga imwe n'imwe ishobora kuza mu buzima bwacu tudashobora twebwe ubwacu kugenzura cyangwa ngo duhagarike uko byagenda kose. Abantu bamwe muri mwe bahuye n'imiraba n'imiyaga mu buzima bwabo, kandi babayeho muri iyo miraba buri munsi. Bamwe bakorera ndetse no mu miraba, abandi bigira mu miraba kandi bashaka ko iyo miraba yarangira. Kandi uribaza ikibazo wowe ubwawe ngo mbega mu buzima bwanjye niki nakoze kugira ngo iyi miraba mpure nayo? Ariko wasanga ntacyo wakoze kibi, kuko imiraba ishobora kuza atari ukugira ngo Imana ikosore gusa, ahubwo ari ukugira ngo n'Imana idutunganye itugeze ku rugero rukwiriye rwo gukora umurimo wayo neza. Kubw'ibyo urebye muri ubu butumwa bwiza bw'ingenzi, ni iby'ingenzi ko abigishwa ba Yesu bari baraho umwami Yesu Kristo yabohereje, kandi bari barimo gukora icyo Kristo yabohereje gukora. kandi ibyo bintu byari ukwambuka bo ubwabo inyanja ya Galilaya kugera ku yindi nkombe yayo. Ikintu cya kabiri nshaka ko uzirikana hano nuko ari cy'ingenzi ko rimwe na rimwe hagati mu miraba twibagirwa ko hari ibyo umwuka wera yatwigishije mu gihe cyashize, kandi twibagirwa byinshi Yesu Kristo yadukoreye mu buzima bwacu. Tureba mu byanditswe byera mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 9:18 akibabwira ayo magambo ngo haza umutware aramupfukamira aramubwira ati, ni ukuri umukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino umurambikeho ikiganza cyawe arahembuka. Ngo Yesu yari arimo kuvuga, hanyuma umukuru w'isinagogi yaje kumubwira ati, umukobwa wanjye yapfuye. Kubw'ibyo Yesu Kristo yiyemeje kujya kuzura umukobwa we. Mu nzira ubwo Yesu yajyaga kuzura uwo mukobwa, Bibiliya itubwira ko hari umugore wari umaze imyaka 12 arwaye ubutonyanga, waje agakora kuri Yesu Kristo ku mwenda we, kandi ko yahise akira uwo mwanya. Matayo ibice 9:20 ngo nuko hari umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we. Kubw'ibyo mu nzira Yesu ajya kuzura umukobwa w'uwo mugabo, uwo mugore nawe yarakize iyo ndwara ye yaramaranye imyaka 12. Kandi ntabwo hashize igihe kirekire umwami Yesu yakijije kandi abagabo 2 b'impumyi bamukurikiye basakuza bavuga ati, tubabarire mwene Dawidi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 9:27-30 ngo maze Yesu avayo, akigenda impumyi 2 ziramukurikira zitaka ziti, tubabarire mwene Dawidi. Ageze mu nzu, izo mpumyi ziramwegera. Yesu arazibaza ati, mwizeye ko mbishobora? Ziramusubiza ati, ye databuja. Aherako akora ku maso yazo arazibwira ati, bibabere nk'uko mwizeye. Amaso yabo arahumuka. Yesu arabihanangiriza cyane ati, mwirinde ntihagire umuntu ubimenya. Kandi abigishwa ba Yesu babonye byose uko byagenze,
kandi Bibiliya ivuga ko Yesu yakishije indwara nyinshi zitandukanye n'ibyorezo bitandukanye, kandi abigishwa ba Yesu babonaga byose uko byagenze. Turebere hamwe muri Matayo 14 umurongo wa 15 kugeza kuri 21. Haravuga ngo umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati, abangaba ntibagira abantu, none umunsi urakuze, sezera abantu bajye mu birorero bihahire ibyo kurya. Yesu arabasubiza ati, nta kibajyanayo muba ari mwe mubagaburira. Baramusubiza ati, ntacyo dufite hano keretse imitsima 5 n'ifi 2. Arababwira ati, nimubinzanire hano. Ategeka abantu ko bicara mu byatsi, yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru arabishimira, amanyura iyo mitsima ayiha abigishwa be bayiha abantu, bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima busigaye bwuzura intango 12. Abari bari nk'ibihumbi 5, abagore n'abana batarimo, barahaga. Bibiliya ivuga ko abigishwa ba Yesu babonye Yesu afata uduce tw'imigati 5 n'ifi 2, hanyuma areba hejuru mu ijuru arabishimira ati, data. Uwo mwanya atangira kugabanya iyo migati n'amafi, kandi ubwo Yesu yari atangiye gusenga kandi agatangira no kumanyagura imigati, yahagije ibihumbi by'abantu 5 hatarimo abagore n'abana. Abigishwa batanze ubuhamya bwo kuzuka, bwo gukiza impumyi 2 z'abagabo, n'ubwo guhaza abantu ibihumbi harimo abagore n'abana akoresheje imigati 5 n'ifi 2. Ibyo byagombaga kuba bihagije nk'ibitangaza byagombaga gukomeza abigishwa, ariko ntihashize igihe kirekire, kuko itwerekana none mu butumwa bwiza bwa Mariko ibice 6 umurongo wa 51 n'uwa 52 hatwereka ibindi byabaye. Bibiliya avuga ngo aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uratuza, barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima, ariko imitima yabo yari kinangiwe. Bivuga ngo ibitangaza byose Yesu yakoze ntacyo byahinduye kuri bo, ntibigeze mu by'ukuri bazirikana ku byo bari barimo kubona no ku byari birimo kuba. Tekereza kuri ibi ngibi akanya gato. Niba Imana igukunda cyane ikaba ishaka kuza mu bugingo bwawe mu bihe nk'ibyo bikomeye, kugira ngo isubize amasengesho yawe, mu kuguha ibyo ukeneye, mu kugutera intege, gushyira hejuru no kugukomeza, kugira ngo ukure mu kukwereka ukuri kwayo gutangaje. Mbega Imana ntiyaguhaye ubushobozi bwo kuyibwira uti, Mana ndagushimiye kubw'uku kuri wanyigishije. Ubizirikane kandi ntuzabyibagirwe na rimwe. Kandi iyi niyo mpamvu ngutera intege zo guhora wiyibutsa uko kuri, ugusoma nk'ikinyamakuru. Ukwiriye gufata agakayi ukandika iby'Imana yakoze mu buzima bwawe, ugashyiraho n'itariki. Iyi ni nayo mpamvu ari iby'ingirakamaro kwandika ibyo byose Imana igukorera mu buzima bwawe, kandi icyo uba ukoze ni uko uba wubatse ubuzima bwawe n'amateka yawe mu kugendana n'Imana. Reka dusubire inyuma gato turebe ibyabaye mu gihe cyashize. Nahuye n'imiraba, mbega ni gute byagenze. Kandi niba ushoboye kurambura impapuro nyinshi, ntibyafata igihe kirekire kugira ngo wibuke uti, mu gihe cyashize dore ibyabaye mu buzima bwanjye. Birashoboka ko bitameze kimwe n'ibyo urimo gucamo muri iki gihe, ariko bishobora no kuba bimeze kimwe neza, bihura. Kandi umuntu ashobora kuvuga ati, nibyo naba naragiye mpura n'imiraba mu buzima bwanjye, ariko ibi bitandukanye n'imiraba yindi iyo ari yo yose naba narigeze mpura nayo. Ubu rero unyumvirize neza, hano hari urufunguzo cyangwa ikintu cy'ingenzi. Igihe bishoboka ko bitandukanye n'imiraba, ishobora kuba itandukanye, ariko Yesu Kristo wagukuye muri iyo miraba yose wanyuzemo ntabwo yahindutse. Ntiyahindutse, kandi nta kintu na kimwe gishobora kutubaho gishobora kumutangaza cyangwa ngo kibe gishya kuri Kristo. Ibyo birashoboka. Ibyo ari byo byose byabaye kuri twe byarabaye no ku bandi, kandi benshi, amamiliyoni n'amamiliyoni mu bihe bitandukanye. Kandi nk'uko intumwa za Yesu zibagiwe ibyababayeho, niko natwe twibagiwe vuba ibyatubayeho. Kandi rimwe na rimwe ndatekereza nti, Mana ni gute nshobora kwibagirwa vuba gutya? Uravuga uti, ni ukubera iki ari iby'ingenzi kwandika ibyatubayeho? Ndashaka kukubwira ukuri. Impamvu ari iby'ingenzi nuko igihe wandika ibyakubayeho udashobora kubyibagirwa. Ntuzigera ubyibagirwa kuko ufite umufasha.
Satani azagerageza kubikwibagiza, ariko igihe uzaba warabyanditse ahantu, Satani ntazashobora kubikwibagiza. Ni mu gihe cy'imiraba, igihe nzaba ntitaweho, nkubitwa, mvunagurwa, nkeneye kwibutswa kugira ngo mbashe kubivuga, mbwira Imana nti Mana, hano dore ibyo wakoze imbere. Ndagushimiye kuko wankoreye biriya, wabaye uwo kwizerwa mu gihe cyashize, kandi n'ubu ntiwahindutse. Ibyo wakoze nibyo byari bikomeye, n'ibi bisigaye biroroshye. Ibibazo turimo gucamo birahinduka, ariko wowe ntuhinduka. Hano abigishwa ba Yesu bari bari mu nyanja ya Galilaya, kandi iyo nyanja yari hafi y'ibirometero 21 z'uburebure n'ibirometero 12 z'ubugari, kandi ku rundi ruhande hari umusozi Herimani ufite ibirometero 2830 z'ubujyejuru. Kubw'ibyo umwuka ukonje washoboraga kuza kuri uwo musozi ukamanuka no ku bibaya, ukavanayo umwuka ushyushye uba kuri iyo nyanja. Kenshi hashoboraga kubaho imiraba, kandi iyo miraba yashoboraga kuza igihe cyose kandi n'igihe icyo ari cyo cyose. Kandi abigishwa bari bari mu mwijima wo mu gitondo cya kare, benda gupfa kuko ubwato bwabo bwari bugiye kurohama. Nta kintu na kimwe bari barimo gukora cyabagiriraga akamaro, kandi bari barimo kwibaza aho Yesu ari. Reka nkubaze ikintu kimwe, hari ubwo wigeze utangazwa n'aho Yesu yari ari? Ndashaka kugusobanurira igihe mu by'ukuri hari mu gicuku hijimye, nta n'umuntu n'umwe washoboraga gusobanukirwa ibyo uri gucamo, kandi n'amarira yawe yari menshi, kandi no gutaka kwawe ntabwo kumviswe n'undi muntu wundi washakaga ko yagufasha. Ndibaza ko ukuntu wowe nanjye twagerageje gushaka Yesu tuvuga ngo Mwami uri hehe. Ibyo bihe twabiciyemo. Yesu ari aho buri gihe yabaga ari, kandi yari azi ibirimo kuba. Icyo nshaka kwibutsa ni uko Yesu azi aho ndi. Yesu azi imiraba urimo gucamo mu buzima bwawe, kuko byose azabibona kandi arabigenzura neza. Imana ishimwe. Dr. Charles Stanley yasobanuye ko Imana ireka imiraba ikatugeraho kubera impamvu zitandukanye. Kubw'ibyo, igihe duhuye n'ibihe bikomeye, tugomba guhora twingiye ko Imana ifite intego izwi neza yo kugeraho inyuze mu bigeragezo byacu. Ibihe bikomeye buri gihe bisa n'aho ari kimwe mu biranga ubuzima bw'umukristo, kandi ku buryo bw'umwihariko biroroshye kubura ubuzima bw'umwuka no kwera imbuto z'umwuka mu gihe turi mu miraba n'ibigeragezo. Twibuke ko ibyo twahura nabyo byose nk'imiraba, buri gihe Imana iri kumwe natwe kandi igenzura byose. Kubw'ibyo ntushobora kubona uwo mwanya igisubizo na kimwe cyiza kivuye ku mibabaro yawe. Mu rwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abaroma 8:28, ubutumwa bwiza buradutera intege kandi bukatwibutsa. Haravuga ngo, kandi tuzi ko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Uko uhura n'ibigeragezo byihariye, ushobora nanone kubona ibigutera intege. Muri Zaburi ya 23:4, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Dukora ku mitima y'abo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street.
inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.